tugandukire Uwiteka kuko umunsi w'urubanza uregereje, kandi buri wese akazabasha kuzabazwa ibyo yakoze ari hano mwa ino si. Hari urubanza rundi usibye umushinja w'ibyo umwana w'umuntu yakoze. Bityo rero twakagombye guhora turi maso kandi tugaca bugufi, twiringiye yuko Uwiteka Imana ari we ubasha gutanga imbabazi kandi akabasha kugira neza umuntu wese uciye bugufi. Mbere yo kwinjira mu mpano n'impanuro, ndabanza gushimira abakoze subscribe. Imana ibahereze umugisha kandi Imana ibagirire neza. Nawe utari wakora subscribe, ndagusaba kugira ngo ubashe kuyikora kugira ngo ibiganiro bizajye bitegurwa bijye bikugereraho ku gihe. Imana ibagirire neza kandi Imana ibahereze gukomezwa n'ubuntu bwayo. Murakoze. Ugiye kubagezaho amagambo y'impanuro ntuzaba akiriho Yonasi. Inshuti bavandimwe, ndabasaba kugira ngo tubashe guca bugufi kandi twikiranure n'Imana, kuko ku munsi w'urubanza bizaba bikomeye cyane. Ntacyo tuzireguza, kuko twabwiwe kenshi, mu babwiwe bamwe muri bo banze kumva, aho kugira ngo bumve ahubwo bakabasha gusubira inyuma bakava mu byizerwa. Nyamara rero abenshi bagiye kugwa gitumo. Ijambo ry'Imana riradusaba gukiranuka kugira ngo duhore dukiranukiye Uwiteka, kuko nta kindi tuzabasha kwitwaza, kuko nta kindi tuzabasha kwireguza. Ijambo ry'Imana abenshi bamaze kurihararukwa, ijambo ry'Imana abenshi bamaze kurigira ubusa. Nyamara rero nyir'umurimo araje, kandi mubaziye ni muri ba bandi bihanguna abakozi b'Imana. Abaziye ni muri ba bandi babwiriza abandi ariko bakagoreka iby'Imana. Nyamara rero nyir'umurimo reba araje. Bamaso, gandukira Uwiteka kandi umukurikire, kuko igihe kigiye kuza ni igihe gikomeye. Igihe kigiye kuza ni igihe wowe ubwawe ugomba kuvuga ati nyamara twarabwiwe. Aho bizageraho ukavuga ati nyamara twarabwiwe, bizaba bikomeye. Nibwo uzabasha kwicuza bitagishoboka. Garukira Uwiteka bigishoboka. Ijambo ry'Imana ryaratambutse, ku ma-TV riratambuka, ku maradiyo riratambuka, mu nsengero riratambuka. Niba rero utarumvise n'akazi kawe, icyo nabasha kuba nagusaba nuko wabasha gukiranuka. Basha gukiranuka kandi ugendere mu byizerwa, kuko ijambo ry'Imana warigize ibikino. Uraburirwa wanga kumva, ubwirwa kenshi wanga kumva. Aho kumva wiziba amatwi, bityo wava mu rusengero ukajya gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Wihawe ntabwo wumvise, uratukisha umurimo w'Imana, uratukisha ubwoko bw'Imana, uratukisha bamwe babihagazemo neza, uratukisha abakozi b'Imana, uratukisha bamwe mu babwirizabutumwa. Kandi mu bakora batyo harimo ababwirizabutumwa, mu bakora batyo harimo abakozi b'Imana mu buryo butandukanye. Urimo urabatukisha, ntabwo uri umukozi w'Imana, ahubwo wowe uri igikoresho cya Satani. Nyamara inama naguhereza nuko wabasha kwita ku iherezo ryawe igihe kikiriho. Icyo uri cyo kitari icy'Imana yakugize cyo ukabasha kukivanamo ugasubira mu cyo Uwiteka yakugize cyo. Nyamara urakina n'ubuzima utazi yuko iherezo ryabwo rigeze. Bamaso ugandukire Uwiteka, bamaso ugendere mu kuri no mu butungane. Niba bitagenze bityo umuriro urakwakiye. Garukira Uwiteka umugandukire, kuko turi mu minsi ya nyuma. Ni iminsi ikomeye cyane, ni iminsi iri mu buhendanyi, ni iminsi Satani yashatse kwigaragaza, ni iminsi ikinyoma kirimo kiri kwiruka usumbya ukuri, ni iminsi ikinyoma kiri kubasha gukandagirana ukuri.
ariko ntabwo ukuri kuzatsindwa, ahubwo ukuri kuzatsinda, kandi ukuri kwaratsinze, kuko Yesu Kristo niwe kuri, niwe kuri kuzuye, niwe kuri kuzuye. Numugandukira nawe ubwe azabasha kugandukira, azagusanga. Ntabwo aheza, ashaka abamugarukira bakabasha kumugarukira. Reba ni kenshi waburiwe ariko wanga kumva. Aho kumva ugomera umurimo w'Imana, aho kumva ugomera abakozi b'Imana, aho kumva ugomera bagenzi bawe, aho kumva ugomera abaturanyi bawe. Bityo none ugasanga wabaye igitutsi ku gasozi, watukishije umurimo w'Imana. Nyamara rero nta kabuza abo Uwiteka barangije gushyirwaho ikimenyetso. Niba nawe ubwawe utari washyirwaho ikimenyetso, wakagombye guca bugufi. Yesu arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Wakagombye guca bugufi, Yesu arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Ngwino ugarukira Uwiteka, ngwino usanga Uwiteka bigishoboka, ngwino ubashe gukiranuka, ngwino ubashe kwezwa, kuko utejejwe atazabona Imana. Gandukira Uwiteka bigishoboka, ca bugufi umwemerere, wumve neza yuko wavuye mu byizerwa, ubu ukaba warahindutse ibyakayutse. Ngwino, nyamara warakayutse, nyamara abantu bakayutse ntabwo bazajya mu ijuru. Kubona ku muntu wakayutse biragatsindwa. Niwe usanga ari gukora ibizira, niwe usanga ari gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, niwe usanga ari uri kwishyira ku karubanda. Nyamara rero urihemukira. Niba utari ubizi, menya ibi: umunsi wasimusiga, wa munsi uzaza uri kubasha kugutwara, nibwo uzabasha gutabaza bitagishoboka. Ngwino ugandukire Uwiteka, ngwino umukorere, igihe kikiriho. Nyamara uracyafite agahe, mwayino minsi ya none uracyafite agahe kugira ngo ugarukire Uwiteka, uracyafite agahe kugira ngo ubone uburyo wakiranuka, uracyafite agahe kugira ngo ubone uburyo wakwera ukabasha gukizwa. Reka ibyaha, nta cyiza cy'ibyaha. Umunyabyaha arakubitwa, umunyabyaha bamushyira mu manza, umunyabyaha baramufunga. Kubera iki mugundira ibyaha kandi ibyaha nta mumaro? Dukiranuke. Abakiranutsi bo nubwo barenganyirizwa ku gukiranuka kwabo ntacyo biramaze, ariko nta muntu warenganyijwe ngo nuko ngo yakiranutse. Reka da, nta muntu warenganyijwe ngo nuko yakiranutse, ahubwo umuntu ashimirwa yuko ari umukiranutsi, agashyira bamwe mu babashe kuganda akabashyira mu nzira nziza, akagorora benshi. Niki Uwiteka Imana agushakaho? Imana ibahereze umugisha, ibahereze kwisuzuma mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Mujye muhora mugandukira Uwiteka, kugira ngo Yesu nazaza azabashe kuzatujyana mu bwami bwo mu ijuru, kuko nicyo adushakaho, kandi ni nacyo cyamuzanye hano kwa ino si, kugira ngo abashe kuducungura. Imana ibagirire neza.